ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza bitewe n'ibice by'isi murimo bigiye bitandukanye kuri mwe mudema gukurikira GB Empire isoko y'amakuru yubaka societe. Umusore w'imyaka 24 warembejwe na kanseri akomeje kugenda atabariza abanyarwanda bose muri rusange, avuga ko ari kugenda ashira agapfa yumva. Bikomeje kugenda bigaragazwa ko uyu musore akirangije kwiga amashuri yisumbuye yese afatwa n'indwara ya kanseri. Akimara gufatwa n'indwara ya kanseri akomeza kugenda avuga ko ubufasha bwo kujya kwivuza aricyo kintu akeneye. Akomeje kugenda kandi atabaza Mutesi Jolly Aliyakuru, Perezida Paul Kagame n'abandi batandukanye. Uko byakomeje kugenda bigaragazwa uyu musore koko akeneye ubufasha, dore ko kandi bikomeza kugenda byumvikana ko uko iminsi ikomeje kugenda ishira uyu musore akomeza kugenda abazwa cyane. Biri kumvikana ko uyu musore iminsi igenda ishira akomeza kugera yumva atarimo kureba neza, akomeza kugera yumva ubuzima burimo kumurya, ubuzima burimo kuburangirana cyane. Yarangije kwiga afite inzozi zo kuzaba by'umwihariko minisiteri, ariko bisa kuba byarangira afashwe n'indwara ya kanseri. Nyuma yaho avuga ko nyuma yo kurangiza kwiga afite inzozi ngari cyane, bisa kuba byarangira yugarijwe n'indwara ya kanseri ikomeza kugenda imunga ubuzima. Kuva kuri aka kanya biri kumvikana ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame akimara kumva iyi nkuru y'akababaro yaje ko yafashe umwana w'umusore. Avuga ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame akimara kubona inkuru y'akababaro yakomeje kugenda ibabaza benshi mu baturarwanda. Aravuga ko uyu mwana w'umusore koko akeneye ubutabazi kandi koko akaba akeneye ubufasha. Gusa benshi mu baturarwanda bakimara kubona uyu mwana w'umusore baranzwe n'agahinda, amarira akomeje kugenda ashoka ku matama yabo bitewe n'ibyo bakomeza kugenda babona imbere y'uyu mwana. Uyu mwana kandi ni umwana mwiza cyane, ni umusore w'uburanga, yakomeje kugenda agaragaza ko inzozi ze ziri kugenda zimushira cyane nyuma yo kugarizwa n'indwara ya kanseri ikomeza kugenda imunga ubuzima. Kugeza kuri aka kanya ubuzima ntabwo butabaza, ubuzima ni ibintu bimungwa cyane. Gusa bikomeje kugenda bigaragaza ko uyu musore akomeje kugenda yitakariza icyizere nyuma y'uko akomeje kugenda avuga ko ubuzima bukomeje kugenda bumuryaryata, nyuma y'uko ataryama agasinzira, nyuma y'uko iyo aryamye ubuzima bukomeza kugera mwishyuza ko agomba kurara yicaye cyangwa se agahagarara bitewe n'uko iyi ndwara ya kanseri ikomeza kugenda imurya cyane. Mu irugu ry'ubumoso n'iry'uburyo ari kumvikana mu buryaryate bukomeza kugenda bwinjira, bikagaragazwa ko uyu mwana w'umusore mu by'ukuri yarembejwe n'ubuzima cyane. Uyu mwana w'umusore yakomeje kugerageza benshi barakomeza kugenda bagaragaza ko Imana igomba kuba yatabara igatabara by'umwihariko uyu mwana w'umusore ukomeje kugenda ugaragaza by'umwihariko kuba yararwaye indwara ya kanseri akiri muto cyane. Akirangiza kwiga amashuri yisumbuye yaje ko yafatwa n'indwara ya kanseri, nyuma y'uko avuga ko mu by'ukuri we icyizere cy'ubuzima gikomeje kugenda kiyoyoka nyuma yo gufatwa n'indwara ya kanseri. Gusa arakomeza kugenda atabaza abagwizatunga bamufasha akajya kwivuza. Aravuga ko icyizere cyo gukira arabona ntacyo bitewe n'uko amafaranga yo kwivuza ari menshi, nyamara uyu musore bikumvikana ko ubushobozi bwo kujya kwivuza buri gukomeza kugenda mu bana bucya cyane. Ibi kandi byakomeje kugenda bigaragazwa ko yakomeje kugenda ajya ku mbuga nkoranyambaga atangira kurira atabaza, avuga ko mbere yo gupfa byibura agomba kubanza gutabaza abaturarwanda. Nyaboneka abaturarwanda bafite umutima w'urukundo, nyamara mwafashe umwana akajya kwivuza. Dore ko kandi nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda agaragaza ko uyu mwana agiye kuba yamuhereza amafaranga yo kujya kwivuza, nyuma y'uko byakomeje kugenda bigaragazwa ko abaturarwanda bamwe na bamwe bakomeje kugenda bagaragaza ko uyu mwana w'umusore nyamara akomeje kugenda arembezwa n'ubuzima cyane. Uyu mwana yararembejwe bitewe n'uko irugu ry'ubumoso n'iry'iburyo ryose ryarafashwe rikomeza kugenda rigaragara mu buryaryate bukomeza kugenda bwinjira mu mubiri bukamunga amaso, ibitekerezo bikumvikana ku bwonko buturimo gutekereza neza cyane. Uyu mwana kandi ntabwo aryama ngo asinzire bitewe n'uko iyo aryamye ubwonko bumubwira ko agomba kwicara cyangwa se agahagarara bitewe na season cyangwa se ibihe aba ari gucamo muri ako kanya. Bikomeje kugenda bigaragazwa ko indwara ya kanseri ari indwara mbi cyane, ari mpamvu mu by'ukuri abaturarwanda mwese mugomba kuba mwakirinda byinshi cyane bikomeza kugira bimungwa kanseri. Indwara ya kanseri y'umwana w'umusore ikomeje kugenda imumungwa cyane, igakomeza kugenda iriza benshi bakavuga ko uyu mwana koko Imana yamutabara akaba yakira cyane. Gusa kuri aka kamwanya amakuru akomeje kugenda avugwa na benshi, n'amakuru akomeje kugenda ashimisha benshi nyuma y'uko Perezida Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaje kuba yabona uyu mwana akeneye ubufasha kandi akeneye gutabarwa. Mu by'ukuri umwana ukomeje kugenda uriza benshi aryaryatwa n'ubuzima, ubuzima bukomeje kugenda bumurya cyane. Perezida Paul Kagame yemeje ko agiye kuba yafata umwana akajya kumuvuza, byanarimba koko uyu mwana akaba yajyanwa mu bitaro byo mu Buhinde kugira ngo harebwe mu by'ukuri umwana mwiza nk'uyu nguyu abashe kuba yahabwa ubufasha. Ibi kandi bikumvikanishwa na benshi barashimira Perezida Paul Kagame ukomeje kugenda ufasha, by'umwihariko benshi cyane bakomeje kugenda barembezwa n'ubuzima. Perezida Paul Kagame akomeje kugenda babara cyane nyuma yo kubona umwana mwiza nk'uyu nguyu akomeza kugenda aranarwa n'indwara ya kanseri. Perezida kandi yongera gushishikariza abana b'urubyiruko kwirinda gutane cyangwa se mu by'ukuri kujya mu mayoga n'itabi, dore ko kandi byumvikana ko bishobora kuba byateza kanseri ku buzima bwacu. Bikumvikana ko tugomba kuba twakwirinda.